Buri gitondo mu masaha ya saa 12 yarahageraga agaparika imodoka agakora mu mufuka agaha amafaranga umukobwa wabaga uri ku muhanda afite akana gato. Yamugeraga iruhande akamubwira ati mubyeyi akira utu dufaranga uze kuguriramo umwana utuneke. Uwo mukobwa wasabirizaga dore ko bamwita umubyeyi kuko yari afite akana k'imyaka hafi 2, yaramushimiraga akamubwira ati boss Imana igihora ikongerera. Uwo musore wari ukiri muto ariko bigaragara ko yahiriwe n'ubuzima yari yarabigize nk'umuco. Iyo yanyuraga kuri uwo mukobwa n'akana ke yamuhaga inoti ya 500 akamubwira tugurire umwana wawe utuneke, kandi nawe akaba yiteze kamushimira amubwira ati Imana igihora ikongerera. Yumvaga ijwi rye ari ryiza ariko nyine ntibaganire byinshi kuko yari umusabirizi. Gusa yaravugaga ati uyu mubyeyi avuga neza ndabikunda. Umunsi umwe yamaze kuyamuha agenda atekereza ati uyu mukobwa iyo murebye mbona asa n'uwigeze kuba mu buzima bwiza. Gusa ubu yabaye mubi, yarananutse asa nabi, kariya kana ariko kantera impuhwe. Hashize amezi 3 munyuraho ariko ikimbabaza ni ukuntu mba nazindutse nkamusanga hariya hantu, haba mu mbeho no mu bindi bihe bigoye aba ari ku muhanda asabiriza umuhizo n'umugenzi. Yarongeye aribwira ati reka ndeke kumutekerezaho ibirenze bikenewe, gusa nimara kubitekerezaho neza nzamukura mu muhanda. Yariyemeje ati ninjya gutaha nabwo nzajya munyuraho muha amata yo mu gashashi, wasanga amafaranga muhayiririrwa wenda nijoro akaburara. Ariko se kuki aba ku muhanda? Biragaragara ko yigize ikirara akananira iwabo, yamara kubyara uriya mwana bakamujugunya, uwamuteye inda akamwihakana, nawe akabura haca inshuro kandi afite uruhinja agahitamo gusabiriza. None umwana yarakuze aguma mu muhanda. Abasabiriza ni benshi ariko ubundi kuki uriya mutindaho? Ubwo se uwamureka nabiki? Ni igishinzwe gufungurira aba mu muhanda? Mana umbabarire kuko ndi gutinda kumusabiriza ariko bizi neza kundusha hari ababigize umushinga, kandi uko tubafasha niko badatekereza kuva mu muhanda ngo bajye gushaka ibyo gukora. Ese leta yikora iki? Hariya hantu haba abapolisi ku muhanda, nta na rimwe bagirira impuhwe ya muziranenge w'umwana koko? Wenda uriya mukobwa niba ari ikirara bakamwatsa umwana bakamuha umuryango umukeneye akaguma mu muhanda wenyine. Uyu musore w'umukire wari uhagarariye banki yicujije umwanya wose amaze atekereza kuri uwo mukobwa, atangira kwitekereza ku mishahara y'abakozi be, uko bakora akazi, ku mukobwa yakundanaga nawe no ku bindi bimufitiye inyungu z'amafaranga. Yarakomeje ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Ku mugoroba agiye gutaha yibuka ko ku muhanda arahasanga wa mukobwa. Yagiye muri butike agura amata yo mu gashasha yashyira mu modoka. Mu nzira agenda umukunzi we yaramuhamagaye aramubwira ati sheri ndagushaka ngwino dusangire. Umusore yaramubwiye ati wambabariye sheri ko ndi gutaha, nananiwe nshaka kugera mu rugo kare nkaryama. Yatunguwe no kumva umukunzi wamuvuze mu izina ati ariko wibonyemo ikijire, ubundi wowe ndutisha akazi kugeza ryari? Kuki udashaka kumbona? Abakozi ba banki baba bakunyibagije rero nagusaba ko dusangira ukambwira ko unaniwe? Nagatangaye. Jire yumvise bidasanzwe aramubaza ati Janine ejo ntitwari kumwe? Ejo sinari kumwe nawe? Nuza amasaha twatandukaniyeho? Kuki utakwihangana tukazasangira ejo? Ikindi sinkurutisha abo dukorana. Janine yahise akupa. Jire asigara ababaye mu mutima aribwira ati wasanga uyu mukobwa amubwiye nabi, reka muhamagare musabe imbabazi. Jire yahamagaye telefoni ya Janine yumva ari kuyivugiraho. Yegereye aho agomba guparika aravuga ati reka nigomwe ngende dusangire nubwo nawe atari yanteguje nta gahunda twari dufitanye. Sintindayo nanjye ndahita ntaha. Aho gukomeza ntaha reka mbe mpagaze naba kuri telefone ndamusaba duhure nk'uko abishaka dusangire. Yahagaze iminota 15 yongeye guhamagara asanga Janine ahuze aribwira ati umuntu bari kuvugana ubanza ari kumubwira ibyihutirwa, reka ntegereze iminota 30 nishira ndongera muhamagare. Nyuma y'iminota 30 yongeye kumuhamagara asanga agihuze ahitamo kwigendera, ariko mbere yo kugenda mwandikira ubutumwa ati nguhamagaye ngira ngo duhure dusangire, nari mvuze nti nzaruhuka ejo ariko wanze kumfata ndumva uri kuyivugiraho tuze kuvugana kuri telefone. Jire yakomeje urugendo agenda atekereza ati ubu se ko mwijima waje amatara yakijwe ahuriye mubyeyi nari nguriye amata ndamusanga ku muhanda. Mu nzira agenda Janine yamwandikiye ubutumwa bugira buti none se umunaniro warushize bivuze ko wanze kuza ubishaka, iyo mikino ujye uyinkuraho. Jire byamuriye mu mutwe abura icyo amusubiza akomeza urugendo. Yageze aho wa mukobwa yazindukaga yicaye, nubwo we yamwitaga umubyeyi asanga ari guhaguruka ari guheka umwana neza asa n'ufite ahandi yerekeje. Muri uwo mugoroba ku rumuri rw'amatara yo ku muhanda Jire yavuye mu modoka aramubaza ati aya masaha ntuba wagatashye? Kuki wicisha umwana imbeho? Umukobwa yashatse kurira. Jire wari uri gutekereza kuri Janine cyane yumva adakwiriye gukomeza kumubaza ibyo bibazo amuha ya mata. Umukobwa yarishimye ati boss urakoze cyane, urakoze rwose, Imana ikongerera isubiza aho ukuye, Imana izaguha uburame mana yanjye, ni ukuri boss urakoze cyane.
Ikiniga cyaramufasha buri rindi jambo avuga. Jules nawe ikiniga atazi aho kivuye yumva kimufashe ahita yurira imodoka ngo atiteze abantu babanyuragaho dore ko nyine bari ku muhanda. Jules akomeje urugendo yerekeza iwe mu rugo, ahageze ahamagara Janine asanga akivugira kuri telefone. Yagiye muri dushe aroga, umukozi wamutekeraga mu ibyo kurya asoje kurya ajya kuryama ahita asinzira. Janine yamuhamagaye rimwe, Jules ntiyayumva, yongera kumuhamagara ntiyayumva, amuhamagara inshuro ya gatatu Jules akomeza gusinzira. Dore ko yari yakuyemo ijwi, Janine amwandikira ubutumwa agira ati kuki buri gihe ukomeza kunca amazi no kunyereka ko ntacyo mvuze? Wanze kumfata uzi ko nari kugusaba ngo uze dusangire? Mbabarire sinzongera kukwihomaho. Mu rukerera nibwo Jules yakangutse asanga Janine yamubuze inshuro 3. Umutima wamuvuyemo ati ndasanga noneho yarakaye. Akivugisha atyo yabonye ubutumwa yamwandikiye. Jules atangira nawe kwandika asaba imbabazi, atumbabarire si ukugusuzugura, urabizi naguhamagaye nsanga uhuze, ngeze mu rugo telefone nyikuramo ijwi mpita ndyama, ubu nibwo nkangutse. Yayohereje azi ko ari mu museso uko Janine akiryamye ko nabyuka arayibona, ariko yahise amwandikira ati ntago akuzi kwisobanura, kuki aho kwemera amakosa ubangukirwa no kwisobanura ukangira injiji. Iyo aba ari uwo mukorana bari kumufata nuko njye ntacyo mvuze kuri wowe. Jules yarababaye ariko agira ngo ari kwikinira. Yaramuhamagaye Janine yanga gufata telefone, amuhamagara inshuro ya 2 aramukupa, akomeza guhamagara undi amukupa. Agikomeje kumuhamagara abona ubutumwa bumubwira ngo ujye ureka imikino, ujye ukora ibigufitiye inyungu, njye ndeka njyenyine. Ubu se nibwo wibutse kumpamagara utyo udakuraho? Jules yakundaga cyane Janine, yumvaga yakora ibishoboka byose akamushimisha, ariko akababazwa nuko yisangaga yamubabaje mu buryo n'abadasobanukiwe. Yarabyutse yambara neza nk'ibisanzwe, yicara mu modoka. Mbere yo gutwara yandikira Janine ati umbabarire nakurakaje, ariko nubona umwanya ku manywa isaha iyo ariyo yose umbwire niba uhari ngo uhamagare, nubwo ndaba ndi mu kazi ndakuvugisha, ugire umunsi mwiza, ndagukunda. Janine yamusubije mu nyuguti 2 O na K. Jules yageze kuri wa mukobwa, amugeze imbere yumva agize umutima umubwira ngo uyu mukobwa amuha amafaranga menshi, 500 muha ni make kuko uri umukire, wagize amahirwe ukiri muto, rero 500 ntahagije. Yakoze mu mufuka mu inote 2 za 5, ayo mafaranga yarakubye inshuro 10 500 yaragiye kumuha. Yarebye uwo mukobwa mu maso umwanya munini yinjira mu modoka. Umukobwa yasigaye arira avuga ati mana, uyu muntu ni bwoko ki, kanyitaho ubundi aranzi. Hano mamaze umwaka urenga, ariko kuva yanyura hano akambona ntahwema kunyitaho, nanjye sinzagusuzuguza mana, uyu muhanda ndawusezeye. Jules yagiye mu kazi ategereza ko Janine yamubwira ko aramubura. Yakoze akazi nk'ibisanzwe, ageze mu masaha ya saa 9 aribwira ati ariko wagurira uriya mubyeyi imyenda nkamugurira niyo guha umwana, uriya mwana buriya ntafite nk'umwaka n'igice. Yagiye mu isoko agura imyenda y'abamama, agura ibitenge byiza, agura utwenda tw'umwana, agura agakapu abishyira mu modoka arataha. Mu nzira agenda yageze aho wa mukobwa yakundaga kuba ari aramubura. Yarikomereje agenda yiganiriza ati uriya mukobwa yashizemo amagufwa abagaragara inyuma, inyama zashizeho, ariko uko byagenda kose afite impamvu aba mu muhanda. Mba mbona yarigeze kuba mwiza, ni muremure mu kuntu, afite isura itari mbi, mba mbona yarigeze kuba mu buzima bwiza, gusa kariya kana ke karambabaza. Ubwo kandi niko yaragitegereje ko Janine amubwira niba hari, kuko yavugaga ati yankubye kenshi, buriya namurakaje, reka ndekaze kumpamagara ntongera kumwihamagarira akankupa nanone. Yageze mu rugo araryama, arara adahamagaye Janine. Mu gitondo yaramwandikiye ati waramutse ute kutampamagaye, umunsi wose washize utabonye umwanya. Undi nawe aramusubiza ati ari njye nawe ninde utereta undi, ntigikwiriye kukwihomaho. Jules yaramuhamagaye undi aramukupa, ahubwo amwandikira amubwira ati wanga kunyumva ngo ukeneye, wowe ukifuza ko nkumva, kuki wikunda? Nakubwiye ngo ndeke njyenyine, amatwi yawe yarapfuye nabyo mbimenye. Jules yabonye ko byanga bikunda urukundo rwe ruri kwerekeza ahantu habi, ahamagara Janine amusaba ko bahura, ariko arabyanga. Yakomeje kumuhamagara undi amukupa, ku nshuro ya 15 aramufata, ariko ntiyagira ijambo avuga, yasubizaga ibyo abajijwe gusa. Jules ati waramutse ute, undi ati neza, agategereza akamubaza uko yaramutse agaheba. Arongera ati umeze neza se, undi ahita akupa ati nanga ko mbaza ibibazo byinshi nkora imwibazwa, nta kundi waganiriza umuntu utamubajije ibibazo byisubiramo. Jules yagize ikiniga ashaka kurira, yumva ikiza ari ukuva muri urwo rukundo, ariko atekereje ku bihe byiza bagiranye, yumva yakomeza kugerageza agahatiriza akareba uko yakemura icyo kibazo gihari, nubwo nawe atarakize neza. Yafashe ya myenda yari yaguriye wa mukobwa wo ku muhanda ayisubiza mu modoka aragenda, ariko ahageze aramubura. Aribaza ati uyu mubyeyi ko ntajyaga amubura hano muri uyu muhanda, byagenze bite? Yaravuze ati reka njye mu kazi, buriya ndaza kumunyuraho ntashye. Yagiye mu kazi nka saa 4 Janine amuhamagara amusekera amuvugisha neza. Jules yumva umutima uruhutse, baraganira baraseka birangira bemeranyije guhura. Jules aramubwiye ati nta kibazo nsange mu kazi, umfashe no kwandika imibare, hanyuma duhite tujya no gusangira.
habura amasaha abiri ngo amasaha yo gutaha agere nk'uko bari babivuganye. Janine yarahageze barakorana, basoje binjira mu modoka ngo bagiye gusangira. Janine akinjiramo yasanzemo igikapu gishyashya kirimo imyenda, yaragifunguye yasuzumye neza abona imyenda yose irimo ari iy'umugore. Jules yamwitegereza agacecetse. Janine yakomeje kwitegereza muri ya myenda, yikura mu gikapa akabanza kurambura buri myenda. Yarambuye ikanzu imwe yishyira ku ruhande, asanga harimo amakanzu abiri, amajipo abiri, imipira y'imbeho 3, ibitenge 3, inkweto imiguru 2 zifunze n'izifunguye, abonamo amavuta yo kwisiga, isabune nini, umuti wose akomeza kubivanamo, ariko na Jules akomeje kumwitegereza acecetse. Yageze ku myenda atungurwa no kubonamo utwenda tw'akana k'agahungu, udukabutura 3, udupantaro 3, udupira tw'imbeho, udukweto n'ibindi byinshi. Janine arangije aramubajije ati iyi myenda ni iyande? Jules ati ni iy'umukobwa nako umugore. Oya nako ni umubyeyi. Janine yamuciye mu ijambo ati ni mwene wanyu cyangwa ni umukozi mukorana? Jules ati oya ni iy'umubyeyi nyuraho ku muhanda, naramubonye mugirira impuhwe. Yarangije kuvuga ijambo impuhwe, Janine yasohotse mu modoka. Bari bakiri aho mu kibanza cy'aho banki yari yubatse, ava mu modoka nawe abona Janine ari gusohoka mu marembo. Jules yaramukurikiye ngo amubaze aho agiye, agisohoka asanga yamaze kwicara kuri moto. Yataye umutwe yibaza impamvu agiye, akibyibaza abona ubutumwa bwa Janine bumusezera bugira buti Jules, nakwihanganiye kenshi ariko uyu munsi ndagukarabye, ndakuretse, guma mu bagore bawe ujye ubagurira imyenda. Ngiheruka kungurira imyenda ryari? Uheruka kungurira inkweto ryari? Ntihashize amezi 2 yose? Ufite inda ugurira imyenda, mwabyaranye umwana amaze gukura, niyo mpamvu utambonera umwanya. Nagusaba ko duhura tugasangira nkakubura, ntuzongere kumpamagara uramenye. Jules yasomye ubwo butumwa inshuro 3, ageze ahasanga umukobwa wari umwanditsi wa banki, ni ukuvuga secrétaire, amusaba kumusomera. Ibyo yisomeraga ubwe ku giti cye nubwo atabyemeraga, nawe nibyo yamusomeye. Jules yataye umutwe yicara ku ntebe yari aho mu biro by'uwo mukobwa, yubika umutwe. Hashize umunota umwe ahamagara Janine aramukupa, bikora inshuro 10 amukupa. Janine amwandikira amubwira ati iyo nshyize ibintu ku ruhande noneho abantu bindyarya ndabyibagirwa, iyo wahureka kumvanga. Jules yamwandikiye amagambo menshi yisobanura. Janine ati ndakubwiye ko nanga uburyarya bwawe, wavuze ko hari indaya mu byumva kimwe ukandika ko nabahariye. Jules yatiye telefoni y'uwo mukobwa w'umwanditsi wa banki, secrétaire we witwaga Linda. Aravuga ati ninkoresha nimero y'abandi wenda aramfata, niyemera ko tuvugana musaba imbabazi. Yarahamagaye akivuga ngo allo. Janine ahita kupa, amwohereza ijwi kuri WhatsApp amubwira ati imite tugira ni nyoko wayihanganira gusa, nta wundi muntu wakwihanganira ingeso mbi zawe, rero ntukomeze kuntesha umutwe, sinakubyaye sindi nyoko. Jules yataye umutwe bigaragara. Linda arabibona ko ameze nabi kandi katewe indobo, amugirira impuhwe atangira kumuganiriza. Yaramubwiye ati reka ngutware, ntiwitware udakora impanuka. Jules yarabyemeye. Linda aramutwara, amugeze we amufasha gukuramo inkweto, hanyuma asaba umukozi we kumutekera utuntu tworoshye. Linda yiyumvise nk'umuntu ubonye inshingano yo kwita kuri Jules, yanze guhita ataha. Umukozi arangije guteka ajya kureba Jules mu cyumba, kiramubwira ati Jules byuka urye. Jules ntiyari yasinziriye, yari ari kurira agikomeje guhamagara Janine kuri telefoni, undi nawe yamwihoreye. Yabonye Linda atigeze ataha, yanga kumusuzugura ajya kurya. Yamaze kurya Linda arataha, siga amubwiye ati ikintu kimwe wakora nonaha ukiha amahoro, ni ukurira uko ubyumva ariko ukirinda kongera kumuhamagara no kumwandikira. Uko uri kumuhamagara kenshi umwandikira kenshi wisobanura, niko ari kukubonamo ikigoryi. Umbabarire gukoresha iryo jambo boss, ariko niko kuri. Linda yagezeho atangira gutekereza kuri Jules cyane. Jules yari umusore mwiza utuye mu nzu nziza bidasanzwe, afite imodoka ye bwite, ahagarariye abakozi ba banki. Ibyo byose Linda yabitekereje arivugije ati uwo Janine wanduye umusore asate, uwampa amahirwe yo gukundwa na Jules namutetesha. Reka ngerageza amahirwe ndebe ko yanyemera, ariko uko byagenda kose nzamutsindira kuko ngiye kumufatirana n'aka gahinda. Gusa natanankunda ntabikaze, nanjye hari benshi nkomeje guca amazi. Jules yabyutse mu gitondo abona ubutumwa bwa Linda bugira buti ntujye mu modoka ngo witware, agahinda ufite ndakumva byambayeho, kandi wowe nkurikije ukuri ko byitwara muri intwari. Njye nahindutse umusazi, iyo mbona icyo gihe wari kunseka. Amahirwe nagize nuko nabonye umuntu mba hafi. Humura rero nanjye ndahari, nzakuba hafi, nzi gutwara imodoka, turakorana, ntuzitware utazamutekerezaho uri mu nzira ukaba wagonga. Yarangije gusoma ubutumwa Linda ari gukomanga ku irembo. Yari yazindutse cyane, ahageze abanza gusangira nawe ibyo kurya byo mu gitondo, bajya mu modoka aramutwara. Jules yageze aho yasangaga wa mukobwa yitaga umubyeyi kuko yari afite akana ariko aramubura. Yarababaye. Linda amusobanuza igitumye ababara. Undi nawe ahera ukuntu ku munsi wa mbere yabonye umukobwa ku muhanda akamugirira impuhwe. Yaramubwiye ati nabonye umukobwa hano ku muhanda asabiriza, afite umwana w'imyaka nk'ibiri wenda.
nyura ku basabirizi benshi ariko we nabonye akiri muto mugirira impuhwe. Uzi kubona umuntu mungana cyangwa urushaho imyaka mike ari gusabiriza abandi bakobwa bangana nawe ari nka ba Janine batese. Ikibazo noneho akaba afite umwana. Naravuze ntubu igisore cyamuteye inda cyaramwihakanye, iwabo baramwirukana, abura uko akora akazi afite umwana ahitamo kuza mu muhanda. Ubwo nawe urabyumva ko kera yigeze kubaho umuntu wishimye, yatewe inda agifite isura. Numva nzamukura mu muhanda nkamushakira icyo gukora, yabyemera nkamusubiza ku ishuri, ariko aho mbitekerereje nkamugurira n'imyenda, ndi kuza nkamubura ngo nyimuhe. Janine yarayibonye yanga kumva ibisobanuro namuhaye, nshinja kumuca inyuma ngo kugira ubwo ngurira indaya yabyaye imyenda ngo n'uwo mwana ngo ubwo n'uwo wajya ahari. Jire aramubwira ati uretse gato mbaza abantu niba ntawamubonye, muhe imyenda muhe n'amafaranga ahagije yo gukoresha icyo ashaka cyamukura mu gusabiriza. Yabajije umugore wigendera ati mada uruwinaha? Undi ati yego. Ati uriya mukobwa wasabirizaga hano uramuzi? Uwo mugore ati kumbi ni wowe wamuteye inda? Ariko abasore kuki muri babi? Erega njye nkubona uri kumuha udufaranga, muzi gutera inda mutazi kurera uko bivuna. Imana izaguhane wa mugome we. Jire yaratunguwe ariko abaza undi ati umukobwa wabaga yicaye hano afite umwana asabiriza yimukiye hehe? Uwo yarabajije ati nanjye sinkimubona, ubanza yarapfanye n'umwana we. Abasabirizi bose birangira bapfuye bishwe n'inzara kuko nta muntu wabishingira. Jire yarababaye yishyiramo ko uwo mukobwa koko ashobora kuba yarishwe n'inzara, yishinja amakosa y'uko yamuhaga amafaranga make $500 gusa kandi yarashoboraga kumuha arenzeho ariko ntabikore. Yinjiye mu modoka atavuga, ahangayikishijwe n'uwo musabirizi. Linda yagerageje kumuganiriza amubaza umubano we na Janine. Jire nawe amusobanurira ko bari babanye. Linda aramubwira ati wasanga afite abandi basore bamusohokana buri munsi. Buriya abakobwa bakunda iby'ako kanya ntibatekereza ahazaza. Si bose ariko abenshi niko bateye. Baba bashaka ko unareka akazi ugahora ubasohokana ubagurira impano, mbese wowe iyo ubikora 2 mu cyumweru hakaza undi musore ubikora kenshi akabikora buri munsi, yumva ko utamwitayeho. Ntiyabura umusore w'imburamumaro rero umujyana mu tubari n'ahandi amuha uduhenda abana, ariko humura wumve ko ari we waguhomyeho kuba wowe. Nawe niba agira ubwenge azicuza yifuza kukugarukira. Ikindi ntiyarashobotse yari ukukubabariza umutima agatuma wiyumva nk'umunyamakosa cyangwa umuntu utameze nk'abandi. Icyambabaza nuko waba utekereza ko abakobwa bose turi nkawe, ariko humura nzakwereka itandukaniro. Linda yakomeje kujya amutwara mu kazi, amuhamagara kenshi, amusura mu mpera z'icyumweru. Jire ageze akira ko Janine yamukatiye. Gusa yategerezaga ko Jire abona ko amukunda ariko ntabibone, ahubwo yahoraga amubwira inkuru za wa musabirizi, amubwira ati ngiye gutangira kumushakisha ahantu hose. Linda akamubwira ati bazavuga ko ariho wamuteye inda nka wa mugore wigeze kubikubwira. Jire ati sinatuza ntaza ahari kuko ibyo bavuga by'uko yapfuye nabyo simbyemera, ibyo bazavuga byose birabareba. Jire yaratangiye kumukumbura cyane, yarasinziraga akamubona ariko umuha ya $500 akifuza kongera kumubona ngo yumva amushimira muri rya jwi rye ryiza, bigatuma avuga ati byanga bikunda nzagerageza uko nshoboye kose ariko mubone. Yafashe icyumweru cyo gushakisha amakuru kuri we, amubaririza ahantu hose, ageze ahura n'umukobwa umuzi neza. Yaramubwiye ati umukobwa yitwa Nadine, ababyeyi be barapfuye. Yamuhaye amakuru yose y'ahantu yamusanga nubwo nawe ngo ataramuherutse. Jire ajya kumushakirayo. Mu nzira agenda yaramubonye arishima, gusa agira n'agahinda. Yavaga mu ruhande rwo hirya, Nadine nawe n'umwana mu mugongo n'akabase kuzuyemo intoryi, inyanya na karoti ari kuva mu rundi ruhande. Jire yagendaga n'amaguru kandi hagati yabo harimo nka metero 200. Imbere yaho Nadine yari ageze hari igipangu, ahita akinjiramo abaza ati muragura imboga? Nimuhaha imboga nziza, karoti, inyanya, intoryi, harimo na dodo zimeze neza zigicibwa uyu mwanya. Jire yumvaga ibyo yavugaga. Abo mu gipangu baramusubije bati twarabarambiwe, mujye mushaka aho muzitereka nituzikenera tuhabasange. Uwabona mukomanga yagira ngo muri abandi bandi. Nadine yasohotse mu gipangu ahita abona Jire. Bagihuza amaso, Jire n'agahinda kenshi yaramuhamagaye mu izina ati Nadine. Nadine aratungurwa ati boss kuki wagiye n'amaguru? Jire ati ngwino tujyane muri iriya kantine tuganire. Binjiyemo, Jire aramubaza ati ko nakubuze byagenze bite? Nadine ati mbabarire nagiye ntagushimiye boss, ahubwo se izina ryanjye warimenye ute? Jire ati byo wibitindaho komeza unyibwirire icyakujyanye. Nadine ati wifuzaga ko nguma mu muhanda se? Jire ati mbabarira si ibyo nshaka gusobanura. Nadine yakomeje amubwira ati boss warakoze, wampinduriye ubuzima, ubu mbayeho nishimye. Jire yaratangaye ati nguhindurira ubuzima ntese? Ahubwo ntiwongere kunyita boss, nitwa Jire. Nadine ati uko wabinsaba kose sinabikora, sinakora ikosa ryo kuvuga mu izina umuntu wankuye ku muhanda. Jire yamuteze amatwi yanga kongera kumuvugiramo. Nadine yakomeje agira ati kiriya gihumi ibifaranga byinshi, ibihumbi 10 byose, wari umpinduriye ubuzima.
nafashemo 5 nguramo igitenge cya make, nguramo agakabutura n'agapira k'umwana muri caguwa, hanyuma andi 5 nyaranguramo ibibona nirwa nzengurukana mu gipangu. Ubu buri munsi ninjiza menshi, amake aba ari 800 kandi nariye. Jire yatangiye kuzenga amarira mu maso yibutse ko ayo mafaranga Nadine yitaga yamuhinduriye ubuzima ariyo na Janine bakoreshaga. Janine agatayira kaje ngo ntabwo umukunzi wamwitaho. Ikindi yatekereje kuri ya myenda yari yamuguriye ariko akamubura ngo ayimuhe, abura icyo avuga akomeza kumutega amatwi. Nadine nawe ati umwana wanjye asigaye yoga buri munsi nawe urabibona ko asa neza. Abari aho muri kantine bitegerezaga cyane Jire dore ko bamwe bari bamuzi bakongorerana batari kuri ya mugabo uhagarariye banki niwe wamuteye inda koko. Gusa nubwo yabumvaga ntiyarabyitayeho. Jire yahamagaje icyayi n'imigati barasangira hanyuma barasohoka. Yumvaga afite amatsiko menshi yo kumenya icyamujyanye mu muhanda. Basohotse Nadine amubwira ati buriya wampaga nka 500 abandi bakama nk'ijana nkabikamo 200 ya buri munsi. Ariko mu mpera z'icyumweru hari ubwo naburaga umuntu upfungurira kuko nawe utajyaga mu kazi. Rero nabaga ngize nk'icyatanu nzi ko nagwira nzava mu muhanda ngajya gushaka icyo gukora. Umwana yabura ari ijoro rimwe bugacya muguriramo icyo kurya. Bakivugana Nadine yabonye umugabo wari ufite agakapa ati gura imboga boss. Uwo mugabo yaraje arazigura. Jire yitegereza ukuntu uwo mukobwa yari umunyamwete biramushimisha, gusa yumva asebyemo gake. Imboga zose yari afite uwo mugabo yaraziguze. Nadine akuramo 2,000 abwira Jire ati ubanza utera ishaba, ni ukuri utumye ngira umugisha. Izi mboga zari kuzashira nk'ejo bundi none nzigurishirije rimwe, riba bamaye n'2,000. Jire nta rindi jambo yamusubije, yahise ahamagara umushoferi wazana imodoka abwira Nadine ati injira wowe n'umwana wawe hari ahantu mbajyanye, nshaka kuganira nawe birambuye. Baragiye bagiwe. Nadine atungurwa no kwibona muri icyo gipangu yicaye ku ntebe zirimo umufariso. Jire yamuzaniye ibyo kurya amufasha kugaburira umwana. Nadine yishimye cyane ati meruka kurya gutya kera cyane gifite nk'imyaka 5. Mama yari yanjyanye mu birori murumuna we yasezeranye. Jire ati noneho wambwira ubuzima bwawe nanjye nkakubwira ubwanjye niba bitakubangamiye. Nadine yamubwiye inkuru y'ubuzima bwe agira ati nakuze mbona iwacu twifashije nk'abandi bakene bose. Bari baratubyaye turi 2, umuhungu n'umukobwa ari we njye. Tumaze gukura kubera ko umusaza wanjye ari we mukuru yagiye gupagaza. Njye nigaga mu wa 5 w'amashuri yisumbuye ndi hafi gusoza umwaka. Hashize nk'amezi 2 yagiye gushaka amafaranga, twarabyutse dusanga mu mbuga hari akana k'amezi 6 hari n'akandiko kanditseho ngo umwana mubona n'umwuzukuru wanyu, umuhungu wanyu yanteye inda aranyihakana, uwo mwana azamurere cyangwa mureke. Twabaririje amakuru batubwira ko umukobwa yashakiye mu mahanga ariko umugabo akaba yaramutegetse kutajyana umwana, undi nawe yashaka kumusiga iwabo ngo bakamwanga. Nta byinshi mbiziho, gusa twagombaga kumurera byanga bikunda. Nka nyuma y'ukwezi tumurera navuye ku ishuri ndamuheka njya kwigana n'abandi bana kuko bwari buke dukora isuzuma bumenyi. Akavura kabwaga ari gake gake, ngeze yiba nyinshi cyane, inzu y'iwacu iragwa, papa na mama bapfiramo, hasigaye igikoni gusa ubu ngubu nicyo mbamo. Jire nibwo yaramenye ko buryo uwo mukobwa atigeze abyara nk'uko yabitekerezaga akamwita umubyeyi. Yumvise ababaye ariko Nadine we bivugaga yihagazeho. Nadine yarakomeje ati naje nsanga bamaze gupfa ubu cya tubashyingura. Udusambu duke twari dufite musaza wanjye sinzi uko yabigenje ariko yahise agaruka twiyandikishaho. Nukuri nanjye nawe uko yabigenje. Nagiye kuburana mu bayobozi mbona batari kubyumva. Umwana namuhaye musaza wanjye aramwanga ambwira ko atari uwe, ngo ninshaka kumenya ko ari uwe nzajye kubapimisha. Ubuyobozi bwarambwiye ngo ntacyo kuvuga mfite ngo kuko nasigaranye itongo. N'umurima wari wubatsemo inzu yaguriye papa na mama kandi nawo ni muto cyane. Hasaguka imbuga irembo naho guhinga utuboga. Hasagutse imboga irembo naho guhinga utuboga. Singiye kubisubiramo byose, hari aho ngera ikiniga kikamfata sindangiza ibyo navugaga. Icyo nakubwira cyo nuko nabonye isi yose nkuyeho amaboko. Navuye mu ishuri ntangira guca inshuro. Yararize. Jire aramuhumuriza akomeza agira ati nagiye mu mahanda nabuze andi mahitamo. Nta muntu wari kumpa akazi mfite umwana w'amezi 7 hafi 8 kuko yahoraga arira. Kumwimenyereza ngo mfate nka nyina ubwabyo byambereye ihurizo, no kumubonera amata byari intambara. Nshimira Imana ko atarwaye bwaki. Jire aramubwira ati wikwigora ibindi tuzabivugana. Guhera uyu munsi ntuzongera gutaha hoza ari iwanyu. Ndaguhaho kuba nguha umukozi wo kukwitaho wowe n'uyu mwana. Numara gucya no kugarura uturaso ku mubiri nzagusubiza mu ishuri. Humura nzaguhindurira ubuzima nk'uko wabivugaga. Jire amwitayeho uko ashoboye muri iyo minsi kandi akomeza akazi ke. Yageraga mu kazi Linda akamuba hafi kugera ubwo yikuyemo Janine. Gusa Linda yarakibabajwe nuko Jire atamubwiraga ko amukunda. Yiyemeje kubimwibwirira. Jire amubwira ko bitashoboka ko afite undi muntu ahangayikishijwe nawe kandi akunda. Linda yahisemo kumuha amahoro kandi ntiyabitindaho. Aramubwira ati Jire, iminsi yose maze nkwitwaraho gutya ntabwo ari uko nabitewe n'urukundo gusa gukunda. Umbabarire ariko ndagukunda.
Jules yaramubwiye ati ibyo wankoreye ndabizirikana kandi ndagushimira, ariko sinakubeshya ngo nkubwire ko ngukunda byo kuba twabana. Ntabwo ndafata umwanzuro wo kujya mu rukundo. Umuntu nakubwiye ko nkunda kandi umpangayikishije nawe sindamubwira ko mukunda, kandi hari ubwo atakwemera ko mubera umukunzi. Linda yaramubwiye ati nukenera ubufasha uzambwire kuko ngiye kugerageza nkwikuremo vuba uko bishoboka. Nifuzaga ko bishoboka twakwikundanira nkakumara agahinda watewe na Janine, ariko no kukubona wishimye ubwabyo birahagije. Jules ati ni wowe mbikesha, iyo nakugira ndari no kwiyahura. Gusa nubwo gukundana ntabikwemerera, uzakomeza umbere inshuti kandi aho uzankenera uzambona. Linda yumvaga akunze Jules ariko ntiyari yakamushyizeho umutima cyane ku buryo ibyo yamubwiye byari kumubabaza cyane. Ikindi Jules yaramuhagarariye mu kazi, rero yagombaga kumwitwararikaho ngo hato atazanamwirukana. Jules yakomeje kwita kuri Nadine n'umwana we amusubiza mu ishuri. Nyuma y'umwaka n'amezi make bararangije kuko ubusanzwe yari yaravuyemo amaze kwiga ibihembwe 2 byo mu wa gatanu. Yari yarabaye mwiza cyane bidasubirwaho, abantu bose bamureba bakamwifuza. Umwana we nawe yahise atangira mu ishuri ry'inshuke, Nadine akomereza muri kaminuza. Agisoza kaminuza, Jules yakoresheje ibirori byo kumwishimira kuko nyine yari yambaye ibyo bita gukora graduation, atumira inshuti n'abavandimwe be bose. Mu ijambo yavuze yasabye Nadine kwegera imbere y'abo bantu bose. Jules arapfukama, akora mu mufuka, akuramo impeta. Nadine ararira cyane arasakuza ati oya ntibishoboka. Yashatse kwiruka ngo asohoke ave mu birori nubwo byari ibye, baramutangira akomeza kurira asakuza cyane ati oya ntibishoboka rwose. Baramuretse ararira ariko bamubuza gusohoka. Ageze aho yifata mu maso yegera Jules wari ugipfukamye hasi, amwambika impeta aramubwira ati wakwemera ukazambera umugore ukaba mama w'abana banjye. Nadine n'ikiniga cyinshi aramubwira ati yego Jules, nzakubera ibirenze kukubera umugore. Nadine ntiyarazi ko Jules amukunda bigezaho kuko na Jules yangaga kubimwereka akiga. Nadine nawe yumvaga amukunze ariko yatekereza aho yamukuye akumva bidakwiriye ko amukunda. Abari aho bose bakomye mu mashyi, abasore batangira kongorerana bati Jules afite umukunzi umubereye, umukobwa mwiza bidasanzwe uteye neza. Undi ati wampa amahirwe nkazabona umukobwa mwiza nk'uriya. Abandi babaga bavuga bati ese ko kuriya mukobwa mwiza kuriya urangije kaminuza ugiye kuba umugore uhagarariye banki niwe wabaga ku muhanda? Akavuyo kabaye kenshi ariko Nadine asaba ijambo baratuza, ababwira ubwo akunda Jules ahereye ku gihe yamufashaga atamuzi, we n'umwana wa musaza we yitagaho nk'uwe, amuruhana ageza kuri uwo munsi yambikiweho impeta. Jules aramuhobeye, bombi bahoberana n'imbaraga zose. Abari aho birabarenga ibirori. Mu gitondo cyaho umusaza wa Nadine utaramuvugishaga yaramuhamagaye kuri telefoni amusaba ko amuha umwana we. Nadine yaramumwimye aramubwira ati ahubwo nzagufungisha nukomeza kuntesha umutwe. Niba wifuza ko tubana mu mahoro nka musaza wanjye nkunda nubwo wamukiye, uyu mwana uzarekeraho kumwita uwawe. Njye na Jules twamwiyandikishijeho kera ataranambwira ko ankunda. Nitwe babyeyi be uramenye ntuzongere. Ku rundi ruhande, Janine yari yaranze Jules bitewe n'uko hari undi musore wamusohokanaga buri munsi nk'uko Linda yabikekaga. Igihe cyaragize umusore aho yakuraga udufaranga yakoreshaga amusohokana turashira, aramureka. Janine yumvise amakuru y'uko umusore yanze yambitse undi mukobwa impeta, aribwira ati ndabizi Jules yarankundaga cyane, namushinjaga amakosa atakoze akansaba imbabazi, namuhemukira kabiri w'inginga. Rero nimuhamagara nkamwisabira imbabazi ubwanjye arambabarira kandi ahindura umwanzuro yafashe wo kwambika undi mukobwa impeta. Kumwambika impeta so gusezerana nawe, ibyo ni ibintu byoroshye yabihindura mu kanya gato. Yatangiye kumucanaho umuriro akamuhamagara buri munsi. Jules nawe akanga kuyifata ngo hatagira ijambo ribamubwira. Yabonye akomeje kumubuza amahoro, amuhamagara amuha Linda bari bumwitaba. Linda aramubwiye ati umva muko boss arahuze ari kwita ku mukunzi we, baha umwanya reka kubatesha umutwe. Yahise akupa. Janine akomeza guhamagara ariko ntibamufata. Nubwo Linda yari yarigeze gukunda Jules, akimenya amakuru y'uko Jules yakunze umukobwa asabirizaga yaramwishimiye, yiyemeza kumushyigikira dore ko yarafite n'abandi basore bamwirukaga inyuma ariko ntabaha umwanya. Janine yakomeje guhamagara Jules amutesha umutwe. Linda amugira inama yo kumuboroka nk'icyumweru kimwe. Jules yarabikoze kandi koko abona amahoro. Igihe cyarageze, Jules akora ubukwe we na Nadine, babana nk'umugabo n'umugore, babyara n'abandi bana. Umwana Nadine yareraga nawe yakomeje gukura neza, amashuri y'incuke yarangije akomereza mu mashuri abanza. Ubu Nadine nawe afite akazi keza, yabaye umuforomokazi. We na Jules basa n'abibereye mu cyo bita ijuru rito kuko amahoro n'ibyishimo biraganje mu muryango wabo. Iyo Jules asubije amaso inyuma ashimira Janine kuba yaramwanze kuko yabonye umukunzi umukunda by'ukuri kandi agashimira buri kimwe amukoreye. Nadine yicisha bugufi, akaba umunyamwete kandi ntasesagura. Yita ku muryango we wose, yaba umugabo n'abana be, kandi ntihagire na kimwe cyangirika.
nawe yasubije amaso inyuma yumva afitiye umwenda munini Jire, akumva nta kindi yamwitura kitari ukumukunda n'umutima we wose. Hari ubwo yicinye icyara avuga ati wari umusabirizi acuruza ku gataro, ubu yabaye umuforomo, aba umugore w'umugabo mwiza wa mbere mu gihugu, haba ku isura no ku mutima. Linda nawe yageze ahabona umukunzi umukunda bya nyabyo, nawe akunda cyane. Bashinze umuryango kandi kugeza ubu aracyakorana na Jire. Janine we yarihebye, yahindutse umusinzi, umusore wese umusekeye akamugurira amayoga aramurarana. Ubuzima bwe nta kindi cyerekezo bufite uretse icyo kunywa amayoga, gusinda no kurara habonye. Ndagushimiye kuba wafashe umwanya ukagera ku musozo w'iyi nkuru. Ninde muntu wagukoze ku mutima mu bavugwa muri iyi nkuru? Niba wakunze inkuru cyangwa hari umuntu wakunze imyitwarire mu babazwe muri iyi nkuru, ntugende utamwanditse muri comment. Turishimira gusoma ibitekerezo byanyu byiza.